Mu gihe abandi babyuka baja gushakisha ngo babone icyo kurya, aba bo bafashe umwanzuro wo kwikomeretsa igitsina kugira ngo babone icyo batangira kuba basabirizaho. Umwe yari bosi, abandi babiri bari abasabirizi. Umwe yagendaga amutwaje mikoro, undi nawe yari yarafashe igitsina cye aragikomeretsa, nyamara biravuga ko uyu muntu wari wakomerekeje igitsina ari umuti yagiye gusaba, yamara kuwusaba igitsina cye kikaza gukomereka, akaza kukigira intwaro yo kuba yasabiriza. Yakundaga kuba yajya mu isoko hirya no hino, isoko iryo ari ryo ryose, cyane cyane mu ntara y'amajyepfo niho uyu nguyu yasabirizaga. Nyamara n'ubwo umuco wo gusabiriza utemewe, ntabwo umuco w'Abanyarwanda harimo gusabiriza, usibye no kuba utemewe, kwiyandarika ntibirimo. Biravugwa neza ko uyu mugabo ugenda asabiriza uvuga ko yarwaye ubugabo, yaba afite umugore ndetse umugore we akaba amurebera. Nubwo aba amurebera, ntabwo twamenya neza inama yaba yaramugiriye, kubera ko yahahaga akarya ndetse ashobora no kuba yishyuraga minerivare, ariko ukibaza uti umugore wemera kuba muri uru rugo kandi adakorerwa ibyo abandi bagore bakorerwa, ukibaza uti uyu mugore yaba ahamije iki, yaba agamije iki? Mu gihe abantu bagenda bashyira mu majwi uwo bise kabosi cyangwa se bosi, ari nawe watezaga umurindi, dore ko bivuga ko yishyurwaga ibihumbi 100 bya buri cyumweru, kubera ko ari we wazanye igitekerezo cyo kuba batangiye gukorera amafaranga. Ubundi biragoye ko umwana w'umuhungu nk'uyu nguyu cyangwa se umusore nk'uyu nguyu, hari abakunze kuba ko ari umugabo, dore ko afite umugore. Ukibaza uti umugabo nk'uyu nguyu aho kujya mu bindi bikorwa byabyara amafaranga, ahubwo yahisemo kuba yakwikata ubugabo akajya gusabiriza ku mbuga nkoranyambaga. Gusa reka tubanze tubasabe mwebwe bose gukora subscribe, mutege ikiganza tubashimire, namwe mutarayikora muze kuyikora kugira ngo tuze kubashimira, muri ab'agaciro.